Hero mumeze mute? Muraho neza? Uyu munsi twagarutse kuri ya channel yanyu Midwife Dorcas arahari ku bwanyu. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri topic yitwa ukwezi k'umugore. Ese ukwezi k'umugore hari icyo ukuziho? Turasobanukirwa byinshi, guma hano tubane. Ubundi iyo bavuze ukwezi k'umugore kubarwa guhereye ku mihango ya mbere wabonye, umunsi wa mbere wayibonye, kukageza nanone kundi munsi wa mbere waboneyeho imihango ya kabiri. Iyo minsi irimo hagati niyo bita ukwezi k'umugore. Ukwezi rero cyangwa se iminsi y'umugore, iminsi y'ukwezi k'umugore iba hagati y'iminsi 21 kugeza kuri 35. Ni ukuvuga ngo umugore ugira iminsi mike agira iminsi 21, ugira myinshi agira 35. Akenshi iminsi idahindagurika aba ari ya minsi 28 ariyo benshi mu bagore bakunda kugira. Ikindi twamenya rero, umukobwa utangiye kujya mu mihango twabona ko atangira nibura ku myaka 12. Hanyuma bitewe nuko imisemburo y'umubiri wikora ashobora no kwijyamo ku myaka 8 cyangwa karenza akagera 16. Nta kintu bitwaye, biba nta kibazo. Ukwezi k'umugore rero kugira ibice 4. Bigira ibice 4. Turahera ku gice cya mbere. Igice cya mbere nicyo bita menstrual phase. Menstrual phase ni cya gice nyine kigizwe n'imihango. Umunsi wa mbere ukibona imihango. Ubundi bavuga ko imihango igomba kujyamo nibura hagati y'iminsi 3 n'4. Iminsi 3 n'7 nibwo imihango igomba kuza biri normal. Iyo ugiye munsi biba ari ikibazo cy'imisemburo mike, nanone iyo ugiye hejuru ushaka ko ari ikibazo cy'imisemburo myinshi cyangwa se ibindi bibazo. Uba ugomba kujya kwa muganga bakakurebera ikibazo kirimo. Imihango rero ni ukuvuga ngo muri ya minsi twabonye tugiye gufatira urugero ku mugore ugira ukwezi kw'iminsi 24, ku minsi 28 ya indi idahindagurika. Ni ukuvuga ngo kuva ku munsi wa mbere kugeza nibura ku munsi wa 5 ari mu mihango. Iyo niyo bita menstrual phase. Ese iminsi y'imihango ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ushobora gusama? Cyashobora gutwita? Yego birashoboka. Kubera ko uramutse ufite ukwezi kugufi kw'iminsi 21, ovulation igera ukiri mu mihango. Ovulation cyase igihe cy'uburumbuke gishobora kugera uri mu mihango, wakora imibonano mpuzabitsina idakingiye uri mu mihango ukaba wasama. Ibyiza rero ni ukumenya iminsi yawe y'ukwezi ukajya witwararika bitewe n'ibyo ushaka kuyikoresha. Numva igice cya mbere kijyanye na menstrual phase cyangwa se imihango turakirangije. Igice cya kabiri nicyo bita follicular phase. Follicular phase ni igice kuva kuri ya minsi 7 kugera kuri 14. Iminsi ya mbere 7 twabonye ko ari iminsi y'imihango, no kuva kuri 7 kugera kuri 14 ni follicular phase. Ni igice ovary cyangwa se udusabo tw'inanga tuba turi gutegura inanga, ziri gukura zitegura ko igihe nikigera hakaza inanga ngabo bizahura bigakubasha gukora umwana. Ikindi gikorwa muri icyo gice, iteretse cyangwa se nyababyeyi ibiri kwitegura yiyubaka neza kugira ngo yitegure kwakira umwana. Ese muri iyi minsi wasama? Birumvikana hari iminsi kuri uyu munsi wa 14 niwo munsi wa ovulation cyangwa se uburumbike. Ufata iminsi 3 ya mbere ku minsi 14. Iminsi 14 ya mbere, iminsi 3 mbere y'umunsi wa 14 wa ovulation. Iminsi 3 nayo ni ukuyitwararika kuko ushobora gusama, kubera ko inanga ngabo zishobora nibura kuguma mu mubiri w'umugore iminsi 3 cyangwa hagati y'3 n'5 zigitegereje zitarapfa. Birumvikana rero ko ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ku munsi wa 11
intangangabo zikagumamo zigahurana n'uburumbuke bwawe ku munsi wa 14 ugahita usama. Ni byiza rero ko naho iyo minsi 3 nibura mbere y'umunsi w'uburumbuke ugomba kwitwararika. Twagiye kuri pati cyangwa se faze ya gatatu y'uburumbuke, ovulation. Ovulation ni umunsi wa 14 ugendeye ku burebure bw'ukwezi kwawe. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba ufite iminsi 30, urabara wa munsi waboneyeho imihango y'ukwezi kwa kabiri ukuremo iminsi 14, urabona umunsi wa ovulation. Ni ukuvuga ngo umunsi wa 14 niwo munsi igi riva muri ovari, mu dusabo tw'inanga rikajya mu cyo twita fallopian tube gutegereza intangangabo. Iyi ntangangabo ije birahura bikazajya muri nyababyeyi gukora umwana. Iyo bibuze intangangabo ni hahandi nyine bisohoka n'imyanda y'imihango bikajya hanze nk'amaraso. Ese mwoza imibonano mpuzabitsina kuri uyu munsi wa 14 wa ovulation nasama? Yego rwose cyane wasama, ahubwo nibwo buri tayari gusama kuri uyu munsi cyane cyane wa 14. Nkuko nabisobanuye rero, dufata ku munsi wa 14 niwo munsi w'uburumbuke nyirizina. Iminsi 3 ya mbere nayo abari kwitonda, naho ushobora gusama kubera za ntangangabo zibasha kubikwa iminsi 3. Na nyuma yaho naho uba ugomba kwitonda, kuko n'ubundi ya minsi 3 intangangabo ishobora kuba iri tayari nabwo ugasama. Birumvikana rero ko aha rwose kuri iyi phase ya ovulation ugomba kwitonda. Phase ya 4 bayita luteal phase, guhera kuri wa munsi wa 15 noneho nyuma ya ovulation kugeza ku minsi 28. Iyi minsi rero noneho ya nyababyeyi yari yiteguye kwakira umwana, niba byabaye ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye ugatwita, irakira umwana nta kibazo. Ariko niba bitabaye ukaba utasamye, ni hahandi noneho ya nyababyeyi yari yiteguye kwakira umwana ikamubura, byose birasohoka kuri wa munsi wa 29 cyangwa 8 ukongera ugasubira mu yindi mihango. Ese muri iyi phase ushobora gusama? Oya, ntabwo wasama rwose, wakora wisanzuye nta kibazo, ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko ni wasama. Nyuma ya minsi 3 twavuze, ubwo ni umunsi wa 15, na 6, n'8. Guhera ku munsi wa 19 kugeza ku munsi wa 28 ushobora gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ntusame. Rero tukivuga ku bintu bijyanye n'ukwezi k'umugore, nkuko twavuze, igihe umukobwa ashobora kugira mu mihango n'imihango ishobora guhagarara. Ubushakashatsi bugaragaza ko nibura hagati umugore y'imyaka 45 na 55 bashobora gucura, icyo bita menopause, gucura. Ubwo ni range irimo, ishobora gucurira 50 upfa kuba uri muri ya myaka twavuze. Icyitonderwa rero, buri mugore wese aratandukanye. Ni byiza kumenya ukwezi kwawe ukakubara, byaba ari uguhindagurika nako ukakubara, ukamenya igihe cyawe cy'uburumbuke. Muri video zikurikiyeho tuzavuga uburyo ushobora kubara ukamenya iminsi yawe y'uburumbuke mu gihe ukwezi kwawe kugira iminsi ihindagurika. Iyo idahindagurika ari iminsi 28 ihoraho nta kibazo, kubibara biroroshye. Ariko ihindagurika hazamo ibindi bintu byinshi tuzareberaho. Abakobwa cyangwa abagore benshi usanga bibaza, se njya mu mihango kuri 2 nkazisubizamo kuri 5, ugasanga byabacanze. Ndahari rero tuzabivugaho, tuvuga uburyo ushobora kumenya ese iminsi yanjye y'uburumbuke ni ryari, ukwezi kwanjye kugira iminsi 25, ejo ukagira 30, ejo ukagira 28, nzabibwirwa n'iki? Tuzabivugaho muri video zikurikiraho. Komeza ubane natwe. Yari Midwife Dorcas, naho butaha.